bose ubuyobozi bwa siporo kuri uyu munsi bakaba bamaze rwose bageze mu nzovu baganije abakinnyi. Ese biteye gute? Ngiye kuba nabirambura neza cyane, ariko ubuyobozi naza kubwira n'agashya karimo kuri uyu munsi. Harimo agashya rwose, harimo rwose agashya, harimo ibintu bitari bisanzwe mu minsi ishize. Rayon Sport yitwaraga neza, yitwaraga nabi sori gato, hari ibintu babashije rwose kuba bahindura kuri uyu munsi. So ngiye kuba nabikomozaho neza cyane, nizere ko nta mufana wa Rayon Sport wagira ku kandi cyangwa se hari undi mufana wa Rayon Sport wagira ahandi hantu ajya adakushyanya iyi video ngo ayirangize. Nizere ko mwese muhari neza cyane, abakunzi banjye nongera kubasuhuza neza cyane, abakanze subscribe muraba agaciro. So ni amakuru ngiye kuba nagarukaho menshi kandi meza muri Rayon Sport. Ngira ngo reka dutangire neza cyane. Reka turere ku buyobozi bwari bwagiye gusura abakinnyi kuri uyu munsi. Ndagira mbabwire ngo ku mikino ishize, mu minsi yashize, ubuyobozi rimwe na rimwe ntabwo bwajyaga bugera ku bakinnyi, kubera ko ikintu cyatumaga batajya ku bakinnyi cyangwa se kujya kuganiriza abakinnyi mbere y'umukino. Hari kampani, murabizi ko hari kampani ya Fortebet isigaye ihereza Rayon Sport miliyoni zigera kuri 5. Rayon Sport igihe yatsinze umukino bakaba bagira gute, bakaba bahereza abakinnyi ba Rayon Sport nka prime. Ubwo rero kubera ko ubuyobozi bwabaga buzi ko prime igihe Rayon Sport yaba yatsinze, prime iraza kuboneka ya Fortebet iraza kuboneka, ubuyobozi rimwe na rimwe rwose imikino myinshi ndakumenyesha ko ntago bajyaga bagera ku bakinnyi ngo babaganize, kuko mbere muri fazare Rayon Sport itsinda ya mikino yose, ubuyobozi nibwo bwitangiraga prime. Bajyaga mu nzovu bakababwira ngo twashizeho, twazamuye amafaranga, twashize ho twongeye 100, twongeye 10,000, twongeye 20, abakinnyi bakagera gute bakabimenya, ariko ari abayobozi bageze gute babibibwiriye, mbese ukabona ko umwuka ari wose, abantu bose bari hamwe. Muri iyi minsi rero ubwo ubuyobozi bwagabuzi ko iyo kampani ya Fortebet igihe Rayon Sport yaba yatsinze prime abakinnyi baraza kuyihabwa, abayobozi ntago bagiraga gute, ntago bajyaga bagera mu nzove. Ariko kuri uyu munsi umugabo bita Paul Muvunyi, burya nawe ntago yakundaga kujya mu nzove, bajyaga bapanga kujya mu nzove kuganiza abakinnyi. Paul Muvunyi rimwe na rimwe akabura, ariko uyu munsi Paul Muvunyi nawe rwose yari mu bagiye kuganiza abakinnyi. Ikindi Paul Muvunyi kuri uyu munsi nawe rwose uyu munsi yahaye Serami 500 by'itike y'indege kugira ngo ajye muri Tunisia. Nawe rwose yayatanze. So ngira ngo abakinnyi babaganishe ibintu byinshi bitandukanye, ariko icyo bemeranyije nuko iyi mikino ibiri, uwa Gorilla ndetse n'uwa APRFC wa Derby, nuko ariyo mikino ibiri ishobora kubereka ko bashobora gutwara igikombe cyangwa se bashobora kutagitwara. Kuko Gorilla ni umukino w'igikombe cy'amahoro, icyo ni igikombe. APRFC ni umukino wa shampiyona, ni igikombe cya shampiyona bari gukinira. Urumva n'ibikombe bibiri bigeze gute, bizingiye ahantu hamwe, ushobora kurenga umukino umwe hano ukaba wagera kuri finale. Ngira ngo ni imikino ikomeye. Bemeranyije ko umukino uzabafasha gutsinda APRFC cyangwa uzabafasha kwitwara neza ari uwa Gorilla. Umukino wa Gorilla ikintu kiriho nuko ngo niba utsinda bazagira overconfidence, bakagira icyizere cyo hejuru, bakigira icyizere ko bashobora gutsinda cyangwa bashobora gukora ibirenze. Ntekereza ko igihe bazaba batsinze Gorilla bazagira icyizere, ariko nabo babyemeranyije ko umukino uzabafasha gutsinda APRFC ni uwa Gorilla, kuko bavuze ko nibatsindwa na Gorilla cyangwa se bakavanwamo na Gorilla, gutsinda APRFC bizaba bigoranye, azaba ari imwe nyine bya Derby. Ariko bemeranyije ko Gorilla bagomba kureba uko batsinda bakajya gura na APRFC ibintu bimeze neza cyane. Ngira ngo igihari nuko ibintu byifashe, baganiye rwose, baganiye abakinnyi. Prime irahari nk'ibisanzwe, n'ubundi iyo kampani irahari. Ubwo gahunda nuko ziteye muri Rayon Sport, bemeranyije ko umukino wo gupfa no gukira bazabanzamo na 11 bazabanzamo kuri APRFC n'umukino wa Gorilla, nawo ngo bazawukina nk'uko bazakina uwa APR. Ubwo reka twerekeze kuri Robertinho na Serami ndetse n'ubuyobozi uko bihagaze.
ndajya mbabwire ngo ubuyobozi kugira ngo Serami agende ni ibintu byinshi byabaye, habaye ibintu byinshi cyane, ariko nyuzeho gato wenda Serami yahamagaye perezida wa Sport ku munsi wo kuwa gatanu, aramubwira ati vuba duhure. Perezida aramubwira ati nta kibazo, ariko perezida ntago yigeze yitabira ubutumire bwa Serami. Serami niko kurakara akagera gute, akaba yakwandika ibaruwa isezera, ariko ubuyobozi hari ukuntu rwose Serami ngo igihe cyose Rayon Sport igeze mu gihe cyo guhemba Serami niwe muntu ugira gute uteza ibibazo, niwe muntu watezaga ibibazo Rayon Sport igihe cyose ukwezi kuzuraga, ngo yatezaga ibibazo, yandikiraga abagabo benshi, yandikiraga nk'ama email nk'icumi ayohereza ku bantu batandukanye ba Rayon Sport. Ubwo rero icyo wamenya ni uko harimo no kumwihorera babishaka, kuko perezida wa Sport yanze kumwitaba, yanze kuganira nawe, ariko Serami rwose ikintu cyo guhemba Rayon Sport igihe yabaga itahembye niwe babishiraga hanze, ngo yandikiraga abantu benshi batandukanye ama email atandukanye, akagira gute akabwira ati ku kwezi kuzuye mwaduhaye amafaranga. Ubwo rero baravuze bati Serami n'ubundi ikibazo afite ntago kizakemuka vuba muri Rayon Sport. Ikibazo afite naho ikibazo cyo kuvuga ngo ntago tuhembera ku gihe, ngo tumemba makene nayo ntitunahembera ku gihe, icyo kibazo afite rwose ntago kizakemuka. Ubwo gahunda hari nuko rwose nzababwira uko biteye, nuko bari muri gahunda yo gushaka umutoza mushya, ariko Robertinho bashaka kumushakira umutoza hano mu Rwanda, bakaba bafatanyaho gato, bakaba bafatanya muri iyi minsi cyangwa se muri iyi minsi isigaye ya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Ubwo nuko bihagaze. Ubwo rero kuri Robertinho rero we gahunda uko abyumva ko Serami yagiye, Robertinho rero uko ateye umuntu wumvikana pe, umuntu wumvikana. Hari umutoza utabwira ko umwungiza we agiye ngo nawe abe yabasha kuguma aho ngaho. Robertinho rero we aratuje, ari mu kazi. N'ibintu byo guhemba Rayon Sport kubitahembera ku gihe we arabizi, niyo mpamvu we mutumva yivumbuye ngiki. Robertinho we ikintu yasabye ubuyobozi, arabwiye ngo ni mu magaciro kanjye, munyitondeshe, mureke dutuze, maze ndebe ko natoza nkongera nkareba ko nabona intsinzi. Robertinho rero ukabyumva, Robertinho yumva ko ikintu cya mbere ntago yakwishimira ko umwungiza yo yagiye, kuko niwe wamukoreraga ibintu byinshi byose, kuko Robertinho yarakuze, niwe wamukoreraga ibintu byinshi. Ariko Robertinho ku rundi ruhande we ikintu gihari nuko Robertinho ikintu yabasabye nuko umutoza bazajya kuzana bagomba kumanza baganira, bakabiganiraho, kugira ngo batazamuzanira umutoza adashaka, bakaba babana nabi cyane, bakaba babana nabi. We yabasabye ko rwose igihe bazaba bagiye kuzana umutoza babiganiraho, bakabyumvikana, ubundi akazana uwo yishimiye. Ariko kuba Serami yagiye ntago yabyishimiye, ntawe yirinze no kugira icyo abivugaho. So ngira ngo ubwo gahunda zari nuko rwose Robertinho kuri izi match ebyiri ari wenyine, ariko turagenda tubona n'andi makuru menshi, ariko nuko abagiye kumushakira umutoza, ariko babimanje kubiganiraho. So ngira ngo Robertinho ni umutoza witonda, aritonda kabisa, ntago agira ibintu by'amahane. Niyo mpamvu yaba ari nk'undi mutoza ntabwo ari kubyemera kumwungiriza agenda. So ngira ngo nibyo ngibyo muri Rayon Sport kuri aya masaha y'ikigoroba rwose. So ngira ngo nibyo ngibyo muri Rayon Sport.